Niba warigeze kugira ipfunwe mu bandi kubera impumuro mbi ituruka mu kanwa kawe, iyi video ntigucike. Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, nizere ko umeze neza. Niba utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza, ko kubaho nicyo gishoro. Nk'ibisanzwe aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima, nitwe tuguha ubumenyi buzima ukagira ubuzima buzima. Ngende Fideli ni njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara yo kugira impumuro mbi mu kanwa cyangwa indwara yo kunuka mu kanwa. Iyi ni indwara ishobora kugutera ipfunwe mu gihe uri mu bandi kandi uri umuntu w'umusirimu. Bishobora kukuviramo n'uburwayi bwo mu mutwe, uburwayi bwo kwiheba, ukajya wibaza impamvu Imana yaguhaye ubwiza ariko ukaba utabasha kwisanzurana n'abandi, utabasha kwisanzurana n'inshuti zawe kubera impumuro mbi iva mu kanwa kawe. Nyamara iki ni ikibazo nawe ushobora kwikemurira biciye mu nzira ngiye kukubwira. Icyo bigusaba ni ukunkurikira kugeza iyi video irangiye kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa mu buryo bwuzuye. Kugira impumuro mbi mu kanwa bishobora guterwa n'ibintu bitatu by'ingenzi: ibiryo urya, uburwayi bw'umubiri ufite, cyangwa akamenyero k'ibintu ukunda gukora byakunaniye kubivaho. Ibi ndabisobanura ngendeye ku kintu kimwe kuri kimwe, nkubwire mu buryo burambuye uko bigenda kugira ngo bigutere indwara yo kugira impumuro mbi mu kanwa. Mpereye ku biryo, iyo umuntu ariye ntago ibiryo byose ubimira ngo bijye mu nda. Mu kanwa hasigaramo ibiryo bikeya bishobora gufata hagati y'amenyo ndetse no ku rurimi. Iyo umaze igihe kinini utoza amenyo cyangwa ngo woze mu kanwa, biba bishoboka cyane ko bagiteri zisanzwe ziba mu kanwa zitangira kurya bya biryo zikagenda zibicagaguramo uduce dutoya. Uko zimaramo igihe kinini, bya biryo bishobora guteza umwuka mubi. Bya biryo bishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa kubera ko umaze igihe kinini utiborosa. Gusa ibi ngibi iyo wiboroshe bihita birangira, ariko iyo wiboroshe bikanga, icyo gihe haba hatangiye kuzamo ubwa burwayi bw'indwara yo kunuka mu kanwa. Biba byagenze bite rero? Iyo umaze igihe kinini utiborosa, ugenda wishyira mu byago byo kurwara indwara y'ishinya, uko za bagiteri uko zigenda zifata bya biryo zibirya, zigenda zororoka, zigakora icyo bita biofilm. Zigakora nka kushe twita ziyubakira inzu yazo zibaho, no zigafata ku menyo kugira ngo zijye zibona uko zikomeza kwirira bya biryo bigenda bizamo, wongera urya bisigaramo zikabirya. Uko zigenda zimara igihe kinini mu kanwa niko zinjira mu ishinya, zikaba zaguteza uburwayi bw'ishinya. Ubwo burwayi bw'ishinya rero bitewe n'uko ishinya iba yoroshye na bya biryo bigenda bifatamo, bishobora gutuma noneho ugira mu kanwa hanuka cyangwa impumuro mbi yo mu kanwa imara igihe kirekire kubera ubwo burwayi. Icyo gihe icyo uba ugomba gukora ni ukujya kwa muganga kugira ngo bakuvure ya ndwara y'ishinya. Nimara gukira, indwara yo kunuka mu kanwa ihita ikira. Iyo utabikoze ukomeza kugira impumuro mbi mu kanwa kugeza igihe uzagirayo nyine cyangwa umenye icyabiguteye.
Ikindi, iyo wariye ukamara igihe kinini utiboroshe, hari ibiryo bifata ku rurimi. Abantu benshi ntabwo bajya boza ururimi, barufata nk'aho ari igice kitagomba gukorerwa isuku. Nyamara ushobora kuba woza amenyo yawe neza yose rwose, ariko ukibagirwa koza ururimi, bigatuma ugira impumuro mbi mu kanwa, biturutse yuko bya biryo bigenda bifata ku rurimi utabikuraho. Nabyo uko bimaraho igihe, bagiteri zikabyataka, zamara kubyataka zikabikoramo nk'icyo wakwita ifumbire mu Kinyarwanda. Murabizi ko uko ifumbire ibora cyane niko umuhumuro wayo ugenda wiyongera. Habaho rero ubwoko bwinshi bw'amabagiteri ashobora kwangiza ibi bintu, ashobora kwataka ibiryo, cyane cyane bagiteri zitera indwara y'ifumbi, niyo bita Poriformonas gingivalis cyangwa Treponema denticora, niyo bita Prevotera intermedia. Izo ni bagiteri zigira uruhare runini cyane mu guteza indwara y'ifumbi cyangwa indwara z'ishinya. Iyo rero ziri mu kanwa kawe ukaba udakora isuku neza, uba ufite ibyago byinshi byo kurwara indwara yo kunuka mu kanwa cyangwa kugira impumuro mbi mu kanwa, cyane cyane niyo bita Solobacterium morei. Iyi niyo irifata ibiryo biba byasigaye ku rurimi, niho dukunze kuyisanga. Hanyuma icya kabiri, hari ukunywa itabi. Ubwo tugeze kuri za ngeso cyangwa se akamenyero kakunaniye kukavaho. Kunywa itabi nabyo bishobora gutuma ugira ikibazo cyo kurwara indwara y'ishinya, kuko kurwara indwara y'ishinya bigatuma ugira umwuka mubi mu kanwa, ko twabibonye haruguru. Cyane cyane ko n'umuntu unywa itabi ubwabyo, iyo muhuye uhita ubyibwira. Ikindi, hari kuma mu kanwa cyangwa kugira amacandwe make mu kanwa. Cyane cyane ku bantu banywa itabi, nk'uko nari mbivuze, bakunze kugira amacandwe makeya, kuko itabi ribamo ibinyabutabire bishobora gutuma utunyangingo dusohora amacandwe cyangwa dukora amacandwe tudakora neza. Muri uko kudakora neza bigatuma dusohora amacandwe makera, cyane cyane mu gihe umaze kurya, bigatuma noneho ibiryo bifata ku menyo mu buryo bworoshye. Uko iyo umuntu agira amacandwe ahagije, ubundi ibiryo bisigara mu kanwa biba ari bike, kuko amacandwe agira akamaro ko koza mu kanwa mu buryo buri natirere. Iyo umaze kurya amacandwe, umubiri urekura amacandwe kugira ngo agende gukirininga ahantu hagiye hafata uturyo, bikagabanuka. Iyo rero ugiye ikibazo cyo kuma mu kanwa, ushobora kugira ikibazo cyo kuma mu kanwa cyangwa kugira amacandwe make bitewe n'indwara runaka urwaye, cyangwa se imiti urimo gufata y'indwara runaka. Ibyo nabyo birashoboka. Icyo gihe rero uba uri muri risike yo kuzagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa, kubera ko iyo ufite amacandwe makeya biroroha cyane kugira ngo bagiteri zifate mu kanwa, bitume zaguteza na za ndwara zituma umuntu anuka mu kanwa, cyangwa zituma umwuka mubi uturuka mu kanwa wiyongera. Nanone ikindi kintu gishobora gutuma ugira amacandwe makeya mu kanwa ni ugusinzira wasamye. Gusinzira wasamye ni ikintu gituma ushobora kugira amacandwe make mu kanwa, cyane cyane nijoro, bigatuma noneho ujya muri risike yo kuzagira cya kibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa. Ikindi kintu gituma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa, hari ukugira uburwayi bwo mu kanwa. Urugero nko gucukuka amenyo. Iyo iryinyo ryacukutse ririmo umwobo, wa mwobo uko ugenda ufatamo ibiryo, bagiteri zibisangamo zikagenda zibikora, zibicagagura. Uko zibicagagura, nawe urabyumva bimeze nk'ibyatsi washyize mu kimoteri biri gukorwamo ifumbire. Icyo gihe umwuka mubi nyine uturuka mu kanwa kawe uriyongera, bitewe n'iryo ryinyo ryatobotse. Hari indwara
indwara z'umubiri zisanzwe, cyane cyane indwara zo mu muhogo cyangwa indwara z'ubuhumekero, cyane nk'abantu barwaye ibihaha bimaze igihe kirekire byarananiranye kubivura, bashobora kugira umwuka mubi mu kanwa, kugira impumuro mbi mu kanwa biturutse kuri ubwo burwayi. Icyo gihe icyo ugomba gukora ni ukujya kwa muganga ukivuza iyo ndwara y'ibihaha kugira ngo ubashe kugarukana umwuka mwiza mu kanwa. Itavuyeho icyo gihe n'ubundi urakomeza uwo mwuka mubi ukawugira. Ikindi kintu gishobora gutera impumuro mbi mu kanwa ni uburwayi nanone bwo mu gifu. Abantu barwara igifu nabo bakunze kugira umwuka mubi mu kanwa biturutse kuri icyo gifu, bitewe n'uko bakunze kugira ikirungurira gihoraho. Nanone abantu bakunze kurwara udusebe mu kanwa cyane cyane twatewe na bagiteri cyangwa virusi cyangwa se ibyo bita fungi, nabo bashobora kugira umwuka mubi mu kanwa biturutse kuri icyo kibazo cy'uburwayi. Ibi byose rero umuti wabyo nta wundi ni ukugira isuku yo mu kanwa. Isuku yo mu kanwa, fata iminota yawe 2 inshuro 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, woza amenyo yawe. Nuyarangiza kuyoza yose, ibice byose bigize amenyo imbere n'inyuma ndetse n'aho hakenyera, urangije kuhoza neza woze n'ururimi. Ikindi, buri mezi 3 uhindura uburoso bw'amenyo kugira ngo wirinde ko bagiteri zishobora kuresista igihe kinini mu buroso zikaba zaguteza ibibazo cyangwa zikaba zatuma utagira isuku ihagije. Cyane nanone abantu bambara amapareye mu kanwa, cyane cyane insimburangingo z'amenyo, nabo iyo batabikoreye isuku neza bashobora kugira impumuro mbi mu kanwa. Icyo gihe rero uba ugomba, niyo mpamvu tugira inama abantu banyarwandakazi, mujye mwoza amenyo yanyu nibura inshuro 2 ku munsi. Ntukaryame utogeje amenyo. Ikindi, jya ufata iminota ihagije woza amenyo yawe, woze ibice byose bigize amenyo byoze, ntugire icyo usimbuka. Ikindi ugomba gukora kugira ngo utandukane n'indwara yo kugira impumuro mbi mu kanwa ni ukunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije bituma glande salivaires zongera gukora, zigatuma amacandwe yongera kuba menshi. Ikindi, zituma umubiri wawe utumagara, zikagutandukanya na ya ndwara yo kugira amacandwe makeya. Ahangaha ushobora no guhekenya udushikarete mu gihe uzi kugira cya kibazo cyo kugira amacandwe make mu kanwa. Shikarete zishobora kugufasha kongera amacandwe mu kanwa kugira ngo bya biryo bigenda bisigara ku menyo bijye bivaho byoroshye. Ari uguhindura zimwe mu ngeso usanganywe. Twabonye ko mu ngeso umuntu ashobora kugira zikamutera ikibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa harimo kunywa itabi. Ubwo icyo gihe tuhita tukugira inama yo kugerageza kureka kunywa itabi. Ikindi cya kabiri, ugerageze kwirinda kumara igihe kirekire utavuga. Iyo ubumbye mu kanwa nabyo bishobora gutuma oxygene iba nkeya mu kanwa, bikaba byafavoriza za bagiteri gukora cyane, zikaba byatuma impumuro mbi yo mu kanwa yiyongera. Icyo gihe rero, mu gihe nta wundi muntu ufite wavugisha, ushobora no kwiririmbira wicaye ubwawe, ukaririmba akaririmbo uzi. Ibyo biragufasha kugabanya impumuro mbi mu kanwa rwose, ukaba umeze neza. Ikindi, ugomba kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye, ukarya indyo irimo ibirinda indwara, itera imbaraga, ibyubaka umubiri, cyane cyane ukibanda ku kurya imbuto n'imboga, kuko imbuto ziri mu bintu byongera ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma noneho za bagiteri zakagombye gutera uburwayi bw'ishinya zishobora
kutabasha kubuteza nyine mu buryo bworoshye. Ikindi, hari ibiryo ugomba guhagarika kurya, cyane cyane nk'ibiryo bishobora gutuma impumuro mbi yiyongera, cyane ibitunguru, tungurusumu n'ibindi biryo bigira impumuro itama, mu gihe ariko bikubangamiye cyangwa se ubifata muri nta yindi mpamvu. Ikindi ukwiriye gukora, iyo ibyo byose byanze, wakoze isuku yo mu kanwa biranga, unywa amazi ahagije biranga, uhagarika ingeso wari usanzwe ukora zishobora kuguteza icyo kibazo biranga, ufata indyo yuzuye biranga, uranga ukomeza kugira impumuro mbi mu kanwa, icyo gihe jya kwa muganga. Jya kwa muganga kuko hari amakuru tudashobora kuvugira hano. Icyo gihe muganga ni ugusuzuma akamenya ngo iyi ndwara urwaye yatewe n'iki. Iyo hamaze kumenyekana icyayiteye, ubwo bagiye gukurikiyeho kuyivura noneho hifashishijwe inama z'abaganga, cyangwa niba ari n'imiti bakwandikira bakayikwandikira, kuko nayo irahari. Ariko ntabwo ndi buyivugire hano kubera ko ahangaha tuhavugira ibintu ushobora gukorera mu rugo iwawe ku bwawe, ukaba wahagarika ikibazo cyakagombye kukugiraho ingaruka. Aha ntabwo tuvuga imiti uzagura muri farumasi, hano tukugira inama z'uburyo ushaka kwirinda ikibazo, cyangwa se ibintu ushobora gukora mu rugo bikaba byatuma ikibazo cyawe wari ufite gikemuka. Jya kwa muganga niba hari uburwayi bundi, cyane cyane bwa burwayi twavuze bw'igifu, uburwayi bwo mu buhumekero. Icyo gihe uzasabwa kujya kwa muganga kugira ngo wivuze ubwo burwayi, nibumara kuvaho impumuro mbi yo mu kanwa nayo izahita ihagarara. Ikindi cya kabiri, ntugomba kumara umwaka utari wajya kwisuzumisha kwa muganga w'amenyo. Kwa muganga w'amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa, kuko niwe ushobora kumenya ngo iyi mpumuro mbi uri kumva ituruka mu kanwa kawe yatewe n'iki. Icyo gihe namara kumenya icyayiteye, azakugira inama nk'umuganga w'indwara zo mu kanwa, ubundi ukiranuke n'icyo kibazo cyo kurwara indwara yo kugira impumuro mbi mu kanwa. Ndizera neza rero ko abari babimbajije muri komenti bambaza bati, muganga ngewe mfite sheri ariko simbasha kwisanzura iyo turi kumwe kuko mu kanwa kanjye havamo umwuka utari mwiza, ngira ipfunwe ryo kumusoma, ngira ipfunwe ryo kumwegera iyo muhobeye, kubera ko mba nzi ko ashobora kubifata nabi cyangwa bishobora kumubangamira. Ndizera neza ko rero mwasobanukiwe neza icyo mushobora gukora, ndetse n'uburyo ushobora kwivura icyo kibazo. Hanyuma niba hari mugenzi wawe ufite ikibazo cyo kunuka mu kanwa, ariko wowe ukaba warabyumvise ariko ukaba ugira ipfunwe ryo kubimubwira, reka nkugire inama y'ukuntu uzabigenza. Wowe umunsi umwe uzamubwira uti, mperekeza kwa muganga. Wowe uzaba wagiye kwa muganga, ugende ari nkawe ugiye kwivuza, ujye kwa muganga w'amenyo, hanyuma aguherekeze azi ko ari wowe ugiye kwivuza. Nugerayo wivuze, ariko nugera kwa muganga wowe uzamuhishurire iryo banga, umubwire ko ufite n'inshuti yawe yaguherekeje ariko ikaba igira icyo kibazo, ukaba warananiwe kubimubwira mu buryo bweruye. Icyo gihe muganga we azagufasha mu buryo buri porofesiyoneri, agufashe kumusuzuma kandi atamubangamiye cyangwa se bitaguturutseho. Iyo ni inama nakugiraga y'uburyo ushobora kubimubwiramo, kuko icyo gihe azahita abona n'ubuvuzi, amenya ikibazo afite, niba hari icyo yabikoraho agikore biguturutseho, ariko nawe bitamubangamiye, bitamuteye ipfunwe ko ari we wabivuze. Ndakubwira neza ko mu porofesiyoneri bw'abaganga rwose ntabwo azabasha kumenya ko ari wowe wabivuze.
Nizera neza ko rero udukurikira wamaze gukora subscribe, niba utarayikora uyu ni cyo gihe cyo kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu ku gihe, ubasha kubona ibyo tukugezaho hakiri kare.